Icyorezo cya Marburg ni icyorezo gitera impungenge, gitera n'ubwoba abantu, nanjye mu by'ukuri cyanteye ubwoba, ariko dushobora kugitsinda. Reka mbanze mbabwire, nyibaganirizeho gato kugira ngo twumve ubukana bwacyo, tubashe kumva inama Minisante yagiye itugira cyangwa se yatugiriye. Iki cyorezo cya Marburg ni icyorezo umuntu arwara, ariko abantu bakirwaye 90% buriya barapfa. Abantu 10% nibo abantu bakirokoroka. Iyo bitaweho neza barakirokoka abantu 10%, ariko 90% bo rwose kirabatwara. Ikindi nabibutsa buriya covid ntago ari nka bimwe bya covid bababwiraga karaba mbara agapfukamunwa ukareba umusekirite ku ruhande ukinjira udakara cyangwa ugasohoka, ariko ubu noneho ndakubwiza ukuri ko ari person protection. Ni personal protection. Igihe utabikoze ingaruka zirakuzaho, kandi ntizikuzaho wenyine, zirakuzaho n'umuryango wawe. Buriya covid mu bantu bayanduye 1.4% nibo bapfaga, ariko noneho ino Marburg ndakubwiza ukuri 90% barapfa, 10% nibo bakira. Kandi none haba 10 bavuga ngo bakize, ntago baba bakize. Ububi bw'iki cyorezo urakirwara ukavuga ngo wakirogotse, wagikize, wakirokotse, ariko kiragenda kigasinzira mu mubiri. Nyuma y'amezi 3 kikongera kikagaruka. Noneho kigarutse cyo bwo wowe ugifite ugenda wanduza abantu benshi, wanduza abantu. Ariyo mpamvu gukaraba ari wo muco wa mbere mu kwirinda ibibazo. Rero iki cyorezo niho gikomereye, ndagira mbabwira aho cyaturutse. Iki cyorezo ubundi cyaturutse mu mujyi wa Marburg. Umuntu wa mbere wacyanduye yacyandura mu mujyi wa Marburg mu gihugu cy'Ubudage. Abantu bamwe bakita ngo ni icyorezo ngo cyaturutse muri Marburg cyangwa cyaturutse mu Budage, ariko mu by'ukuri ahantu cyaturutse muri Uganda, kuko aba scientifique b'Abadage baje muri Uganda gufata inkende, bajya gufata inkende zo gukoreraho ubushakashatsi kuri virusi bita poliovirus, bajyana izo nkende zanduye. Bagezeyo aba scientifique batangiye kuzibaga, kuzikoraho ubushakashatsi, bashaka gukora autopsy nyine y'iyo nkende. Barangije amaraso yabo n'amatembabuzi y'izo nkende nyine bayakoraho, batangira kwandura. Mu by'ukuri iki cyorezo nubwo avuga ngo cyaturutse muri uwo mujyi wa Marburg wo mu Budage, ariko mu by'ukuri cyaturutse mu nkende zaturutse i Bugande. Cyavuye mu nkende zaturutse i Bugande, bivuze ngo cyaturutse i Bugande. Iki cyorezo rero kukirinda mu by'ukuri byashoboka, ariko mu gihe habayeho kumvira, kwikunda. Iki cyorezo giteye ubwoba, ni icyorezo ndakubwiye abantu 90% barapfa bishwe nacyo, ariko noneho nabo 10 barokotse kiragenda kikajya mu mubiri kigasinzira, ugatangira kwandura. Ikindi kibi cy'iki cyorezo kindi na noneho, hagati y'iminsi 2 na 21 nibwo umuntu agaragaza ibimenyetso. Noneho urabona ngewe wagaragaje ibimenyetso mu minsi 2, ni byiza ndabigaragaza abantu babibone, ntangire kujya mu kato niki. Ariko umuntu uzagaragaza ibimenyetso hejuru y'iminsi 5 na 21 uwo muntu agenda yanduza. Nubwo atagaragaza ibimenyetso, ariko aragenda yanduza abantu batandukanye. Iyo minsi 21 kimubemo agenda yanduza abantu kugeza ubwo amaze abantu abanduza, nabo ibimenyetso bikagaragara. Iki cyorezo ikindi nuko hagati y'iminsi 3 n'iminsi 9 kiba cyamaze kukwica. Bitangira gute rero? Ibimenyetso byabyo bigenda kumera nka malariya yigitangira. Kwa kundi ubyuka mu gitondo ukumva ufite umuriro, ukumva uri kuribwa umutwe, ukumva uri kuribwa mu ngingo, ukumva uri kuribwa mu mikaya, ukumva mu kanwa harabishye, ufite isesemi, ufite intege nkeya. Noneho nyuma uko bitangira nuko nyuma ugatangira kuribwa mu muhogo, kumira bikanga, ukumva intege nkeya, wagize intege nkeya, umutwe ukakurya, ugatangira noneho kuruka. Sasa rero kwa kuruka no kuribwa mu nda, utangira kuruka amaraso, ugatangira kuzana amaraso mu ishinya, utangira kuzana amaraso mu zuru, utangira kuzana amaraso mu matwi hari umwenge hose, utangira kwihagarika amaraso, ugatangira mbese guhitwa amaraso. Rero icyo cyorezo ubwo kiba cyageze ahantu nyine bashobora kuvuga ngo bye bye, byanze. Igihe rero ubonye ibimenyetso bigitangira, ihutire ku kigo nderabuzima kikwegereye kugira ngo baguhe ubufasha hakiri kare, bagufashe no kwirinda kwanduza abandi, sibyo? Hanyuma ikindi rero, igihe ukimara kubona ibyo bimenyetso, banza umenye n'igihe ese iyi ndwara yandura ite. Iyi virusi yandura mu matembabuzi, sibyo? Mu nkari zawe, mu macandwe yawe, mu maraso yawe,
mu birutsi byawe, kuko uwo muntu aba anikuruka cyane mu masohoro n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Mbona kubwira indangamirwa n'abandi bantu bakora wenda imyuga ituma bahura n'abantu benshi, mwirinde muri iki gihe mube muretse, cyangwa se habe kwiporoteja mu buryo bushoboka. Wibuke no gukaraba cyane mu buryo bushoboka. Karaba nk'uko babibabwiye Minisante, ukaraba igihe cyose. Wirinde kujya ahantu hari abantu benshi, sibyo? Wirinde gukora ingendo zitari ngombwa. Wirinde akavuyo n'akajagari, ukaraba ahantu kose ukoze ku kintu ukoze. Wirinde no gusuhuzanya no gukora ku bantu. Ibyo bintu bizagufasha kwirinda iki cyorezo, urinda na mugenzi wawe, kubera ko nucyandura uzanduza abantu benshi, kandi n'abavandimwe bawe bizabageraho, inshuti zawe bizabageraho. Rero icyiza, you better protect yourself from this virus, from this outbreak. So rero protection iroroshye, ni isuku. Apana bimwe bya bantu bari kuvuga ngo nukwambara udupfukamunwa ntabwo icyorezo cyandurira mu mwuka. Oya, ni mu matembabuzi.